ntabwo turongera kuvuga igororero kandi Kayumba yayoboye ntabwo yishwe igororero mu buzima bwe ni gereza kuko ntabwo ariko bafungwa bagororwa nshatse kuvuga icyo yashatse kuvuga mu mushinjacyaha yashatse kuvuga ko Kayumba aho yakoraga hose habagaho iyicarubozo katuhere Rubavu muri kese ya Kayumba batakaye bafunze kandi bararekuwe bamaze umwaka nicyo kibi cya dosiye iri gurupe cyo bita amashumi ngira ngo ijambo amashumi si bwo rwanda byumvise buryo uri kuburana wenyine avoka wawe yasibye umenya ko asibye iyo warwaye ni wowe warwaye yaraba ko warwaye na byo kumva cyaba gushinja ariko iyo uri muri iyo dosiye groupe n'iya Kayumba ndakuba kwirimo abantu 15 umwe yaraje hari tariki ni mu igororo rya Musanze hafi y'urukiko kugira ngo igihe bakeneye cyose babone wigeze ugerageza ko wasura umusirikare ukomeye ntabwo nigeze musura kuko nta n'impamvu nk'umunyamakuru kuko ibyo numviye mu rukiko birahagije yisobanuye mpari bagenzi be bakoranaga bisobanuye mpari yewe n'abandi bafungwa bagenzi babitabye Imana n'abamugariye muri iryo gororero nabo bisobanuye mpari naguye ko bose ari 15 ariko biteye isoni n'agahomamunwa aho umuyobozi w'igororero cyangwa se wa gereza ahagarara n'abafungwa 5-6 bakavuga ati ni wowe n'abagenzi bawe bakungirije mwadutegekaga kwica runaka na runaka na runaka nuko twabishe bakabibwira urukiko umushinjacyaha akavuga ati niba aba bayobozi b'igororero babihakana mubaze uwitwa Bumba mubaze uwitwa Inosa mubaze yavugana n'amazina yabo bagahagarara imbere y'inteko iburanisha bavuga ati twebwe twishe uwitwa runaka na runaka ariko dutumwe na runaka na runaka mu ndorerwamo yawe yumvuze Kayumba na bagenzi be ni ikidosiye kinini twakwita mu mategeko bakita dosiye groupe cyangwa se ni dosiye irimo abaregwa benshi ariko basangiye icyaha kimwe nta cyaha kimwe baregwa rero baregwa ko bagize uruhare rw'iyicarubozo kubita no gutoteza abafungwa hakavamo n'imfu za bamwe ariko bagapfa mu buryo bw'iyicarubozo ibyo rero byavugwaga n'abandi kugira bimenyekane byagenze bite dutangira kurakora n'umusesenguzi kuri Iris Rwanda TV nabyo tukabishyira turapaki nanjye ndabashimiye cyane badasuze n'abakunzi ba Iris Rwanda TV no kuba twongeye kubonana abagarutse kuri izi kamera zayo kugira ngo bongere ganire nabo barimo mundu baraza kubitubwira by'umwihariko turakomeza turebe hariya kuri kamera iri hano hariya kamera twibona ayibona kamera nyine by'umwihariko turi ku mata twavuganye na Setura Janvier nkuru masesenguzi akaba n'umunyamakuru wabigize umwuga inkuru zigiye zitandukanye cyane by'umwihariko ariko izijyanye n'ubutabera n'amategeko inkuru zijyanye n'amategeko z'imanza nkunda kuzikurikirana cyane za politike sinzikunda cyane zindi zijyanye na munyamakuru agomba gukora inkuru zose ariko uri umunyamakuru akagombye gukora inkuru yiyumvamo yibonamo mpamvu ngiye muri z'amategeko ni uko nanjye ari yonze ariko nk'ubu ngiye gukora inkuru y'ubuhinzi nkajya kandi wowe uri umuhinzi nkajya kuvuga ngo verite ngo agoronome yatanze ifumbire itariyo ntabwo nabona uburyo nabisesengura njya numva ibyo bavuga ngo NPK ngo 111 ngo yuwara kangahe sinzi ibintu bajya bavuga ngo 17 ire ntabwo ire byo abarimo iri noir ire bituruka mu nkari ko niko nabyumva ariko nabyo bavuze bisobanura neza ntabwo nabisesengura ntabwo mbizi ariko mu mategeko byo ni ibyanjye umunyamategeko rero uyu munsi wa none umaze iminsi tumwe ku rubanza rwa Kayumba abakunzi ba Iris Rwanda TV baze kumbabarira
sindaza kwibuka neza amatariki yaburaniyeho, ariko ni muri uku kwezi turimo, niba atari ni ukwashize kuri 26 niba nibesha z'ukwa mbere. Kayumba na bagenzi be, iyo mvuze Kayumba na bagenzi be, ni ikidosiye kinini, ikidosiye kinini twakwita mu mategeko bakwita dosiye groupe, cyangwa se ni dosiye irimo abaregwa benshi ariko basangiye icyaha kimwe. Nta cyaha kimwe baregwa rero, baregwa ko bagize uruhare rw'iyicarubozo, kubita no gutoteza abafungwa, hakavamo n'imfu za bamwe ariko bagapfa mu buryo bw'iyicarubozo. Ibyo byavugwaga n'abandi kugira ngo bimenyekane byagenze bite. Dutangire urugendo kugira ngo Kayumba yari umuyobozi mukuru, uko nabyumvise ubushinjacyaha bubivuga. Kubonye nafunzwe haragusanga umuntu ucunzwe gereza ku muryango ajya yinjiramo akora ibintu, umuyobozi mukuru nanabimenye byagenze gute? Ndavuga ibyo ubushinjacyaha bwavuze ko ntabwo urubanza rurasomwa, ruzasomwa kuri 27 z'uku kwezi kwa kabiri, ariko ugendeye ku by'urukiko rwisumbuye rwaburanishije urwo rubanza n'uburyo nk'umunyamakuru w'umusesenguzi nabyumvise ndi mu rukiko, Kayumba ashobora kuba yarabigizemo uruhare, ashobora kuba yarabigizemo uruhare, simvuze ngo yabigizemo uruhare, aza kumushinja icyaha, kandi tubaze twibukiranye ko afite n'ipeti yo hejuru, ni ofisiye superiere mu maraka tugira cyangwa peti tugira mu Rwanda. Kuko Kayumba kugeza ubu ngubu ni retired, ariko wavuye mu kazi afite ipeti rya chief superintendent, ni ukuvuga ngo yari nk'umuyobozi yayoboraga amagereza, yayoboye gereza ya Rubavu ariyo yabaye Nyakiriba uyu munsi, ayoboye gereza ya Mageragere. Bamba bari abakunzi ba ICT Rwanda TV, kubera ko iyo mvuze gereza abandi babyumva ukundi, nicyo bita igororero uyu munsi. Ni igororero rya Rubavu cyangwa se Nyakiriba, ariko ryabanje kuba gereza ya Musanze, yabanje kuba gereza, mbese murabizi. Ariko noneho muri uko kuyobora ayo magororero, Kayumba ngo yagiye akora nabi, ahohotera abafungwa, aho bakubitwaga, ndetse bamwe bakaviramo bagakuramo ubumuga, abandi bagapfa. Ese koko barapfaga ntibimenyekane ko byagize ingorane na gereza, cyangwa se ese Kayumba ni ukumwibasira, cyangwa se nk'uko nabikoze mu nkuru zitandukanye nanditse kuri Karibu Media, nari ndi mu rukiko muri izo manza zose. narakubonye wicaye ku kantu nibyo ngiye kuvuga. Kandi reka tutaragera aho hantu, hari urubanza rwabayeho ababurana n'ababurana ari benshi, bisaba ko amasaha arenga bari bahewe urubanza. Nibyo navugaga, nibyo nasesenguraga. Abo bantu bose barezwe icyaha kimwe, icyaha cyo guhohotera, kubuza umutuzo n'umudendezo abafungwa, icyari igororero kigahinduka gereza nk'uko umushinjacyaha yabivuze. Yarabatinya kuba perezida w'iburanisha turi mu rukiko rukuru urubyiruko rwa Musanze, aravuga ati ntabwo turongera kuvuga igororero, kandi Kayumba yayoboye ntabwo yiswe igororero mu buzima bwe, ni gereza, kuko ntabwo ariko abafungwa bagororwa. Nshatse kuvuga iki cyo yashatse kuvuga nk'umushinjacyaha, yashatse kuvuga ko Kayumba aho yakoraga hose habagaho iyicarubozo. Katuheri Rubavu, ubundi urukiko rwaramukatiye, urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwamukatiye imyaka 15 y'igifungo, arajurira, ariko ni icyaha asangiye n'abantu bagera muri 15. Muri abo 15 harimo abari bamwungirije muri gereza, ku buyobozi bwa gereza cyangwa ubuyobozi bw'igororero, kamyite gutyo. Urambabarira kubera ko iyo mvugo abenshi niyo tumenyereye, ariko ubu ni igororero, ntabwo baryita gereza, ariko ni imvuga gereza ntabwo igororero mu byumve kimwe. Kayumba rero yarafite abamwungirije batatu, harimo umuyobozi wungirije w'igororero, amazina ye
sinzi niba ari ngombwa ariko nayo nshaka navuga kuko nabaza mu rukiko arazwi yitwaga Innocent akaza witwa Gapira nawe wari ayo akaza witwa niba ntibesha bari bane kaza n'undi wa kane wari IS abo bose barabe abamwungirije mu nshingano noneho habari ugomba gukubitwa ikiboko akuze kuko ufite n'impuza n'inkota aho ngaho ikoresha ndaza gutanga ingero zimwe Bona bifite hano ntacyo twe tuvugana kwanga abantu bamenye tuvugana kugira ngo bumve ko ibyo tuvuga ari byo ko tutanabesha reka nze basomera inkuru ya Kayumba imwe nibwo muraza kumenya abantu barigwamo bose abaribo ivyo ntacyo bitwaye abantu barimo harimo inkuru iriye muri yangana cyane abadukurikiye inkuru ngiye kuyibona ngiye kuyigeraho kwanga abantu ukuri kuzuye nyine mwese ko ariho yinsabye erekanye ishati nakundi kandi kwishaka birasaba kwihangana kuko igitutu cyo ntibyakunda ariko ndikubona nayibonye siniyo ntabwo ariyo nkuru ya Kayumba ngira ngo aha ngaha ndaza kuyibona hano twari mu rukiko rwa Musanze aha hari ku itariki ya cyagiye nyine baburana mu bujurire mu rukiko rwa Musanze barimo bajuriraga icyemezo cyafashwe n'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu noneho mu kwisobanura kwabo Kayumba we ntabwo yemera ibyaha na bagenzi be ntibabyemera ndavuga babandi bamwunganira cyangwa se bamwungirije n'abunganizi be cyabunganizi babo ntibabyemera ariko Kayumba uyu agashinjwa na bamwe mu bafungwa kuko bariya bafungwa ntabwo bicwaga n'abayobozi ba gereza bicwaga n'abandi bafungwa bakubitwaga n'abandi bafungwa organisation barabategekaga bati mudukubitire runaka na runaka kandi turashaka umutwereke mwamunogeje ayo ni amagambo yavugirwaga mu rukiko n'umushinjacyaha yashimangira aho yahaga ijambo yasabaga ijambo urukiko ngo ruhe umwanya abafungwa batanga amakuru yose uko byagendaga muri uwitwa yari umufungwa twumvikane ko i Rubavu hari abo urukiko rwagize abere ko bagomba gutaha noneho kubera ubujurire bwa Kayumba na bagenzi be abajuriye bose bituma na babandi bagizwe abere mu rukiko rwisumbuye batarekurwa ubu bamaze nk'undi mwaka bari muri gereza kandi baragizwe abere uko itegeko rivuga iyo ujuriye iyo muri dosiye groupe dosiye imwe abantu benshi bakaburanisha bamwe bakagirwa abere abandi bakabahana icyaha urukiko rukabahana icyaha rukabahana iyo habayeho kujurira kwa babandi bamwe muri babandi bahanwe n'urukiko babandi bagizwe abere ntibataha bakomeza kuguma muri leta bari barimo yo muri gereza bakaguma muri gereza kuzageza rwa rukiko rwajuririwe narwo ruciye urubanza rugafata icyemezo uvuga ngo hari abantu bafunzwe muri kese ya Kayumba batakaye bafunzwe kandi bararekuwe bamaze umwaka nicyo kibi cya dosiye iri groupe cyo bita amashumi ngira ngo ijambo amashumi si rwanda byumvise buryo uri kuburana wenyine avoka wawe yasibye umenya ko asibye iyo warwaye ni wowe warwaye iyo ari avoka warwaye nabyo urakumva ariko iyo uri muri iyo dosiye groupe n'iya Kayumba ndavuga ko irimo abantu 15 umwe yaraje hari tariki nibuka neza avuga ko umwavoka we yasibye icyo gihe ari mu kwezi kwa 11 ku mwaka washize 2024
babandi bagizwe abere n'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu bati twebwe turakomeza kurengana gute, urukiko rwatugeza abere, aba urukiko rwakatiye bakaba baratsinzwe, kuki aribo bari gutinzima urubanza, avoka wabo ntawe, umwe ngo yarwaye, undi ngo ntakibonetse, undi ngo yabuze avoka. Twebwe mu rukiko mwafashe umwanzuro wa nyuma, hanyuma mukaburanisha urubanza tukabona ubutabera. Urumva ingaruka za dosiye gute? Baravuga ati noneho mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze bati mudusinyire kuri tariki 28 z'ukwa mbere ko buri muntu azaza hano mu rukiko afite abamwunganira, ibintu byo gutinza urubanza murimo murahotera bagenzi banyu. Urukiko rwagize abere b'i Rubavu, urukiko rw'i Rubavu rwagize abere, mudusinyire ko kuri 28 z'ukwa mbere, icyo gihe twari mu kwa 11/2024. Yego. Niba mutazongera gutinza urubanza ngo mwabuza buganira ngo runaka yarwaye kugira ngo turenganure abana n'urukiko rwagize abere. Barasinye mu rukiko kuri 28 ruraburanishwa, rwarubanishijwe kandi noneho abantu bose bazanye babunganizi babo. Niba rurwengera ngo baje banamuhetse cyangwa yaziye kumbaho, ariko kugira ngo aburane urubanza rwarubanishijwe rero rukaba ruzasukwa kuri 27 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo bazarusoma Rwa Kayumba. Bigaragare ko Kayumba wenda ubujurire bwe bufite ishingiro cyangwa nta shingiro bufite, bigaragare ko n'abandi bajuriranye nawe ubujurire bwabo nta shingiro bufite, cyangwa se urukiko rugaragaza ko ubujurire bwabo bufite ishingiro. Kuki yaburani yakoreye ibyaha Rubavu akaburanishije Musanze? Yego, kuba yarakoreye ibyaha mu igororero cyangwa se gereza, navuze mu byumve buri wese abyumva uko abishaka. Mbere bavuga gereza ariko ubu ni igororero, ariko mu buryo bwo kugira ngo natera confusion cyangwa se gucanga abantu. Iyo nimvuga gereza wumve ko ari igororero, nimvuga igororero wumve ko ari gereza. Kayumba rero yayoboraga gereza ya Rubavu, ariyo yahindutse igororero rya Nyakiriba. Kumubajije rero kuki yaje kuburanira Musanze, icyo nshaka gusobanurira. I Rubavu baraburanye, urukiko rufata ibihano ruhana Kayumba na bagenzi be, ndetse ruhana n'abandi bafungwa bagize uruhare mu kwica bagenzi babo muri gereza cyaze mu igororero, ariko haza kubaho ubujurire. Urukiko rwisumbuye rero rwa Rubavu Bonitewo ntabwo ari we, iyo uruburaniyemo rero, iyo ujuriye ubujuriye muri haute cour, urukiko rukuru. Urukiko rukuru rero rufite mu nshingano zarwo urukiko rwisumbuye rwa Rubavu. Kuvuga ngo urukiko rwa Rubavu ruri mu maboko y'urukiko rukuru rwa Musanze. Kuvuga ngo ubujurire bwavuye i Rubavu bwagombye bwaje Musanze nyine. Kimwe nuko abari muri za Burera na za Gakenke nabo baza kuburanira mu rukiko rwisumbuye rwa Musanze, kuko inkiko z'ibanze ziwabo ziba muri Rosoro cyangwa se Rosoro, sinzi mu Kinyarwanda byita ngo iki. Rosoro ni ifasi y'urukiko. Nuvuga ngo inkiko zisumbuye zo muri Gakenke, Burera mu ifasi y'urukiko rwisumbuye rwa Musanze. Urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri mu ifasi y'urukiko rukuru urugereko rwa Musanze. Niyo mpamvu bajuriye bakaza mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze, niyo mpamvu baje kuburanira aha. Yewe ngira ngo nabo bafungiye mu igororero rya Musanze hafi y'urukiko kugira ngo igihe bakeneye cyose babone. Wigeze ugerageza kuba wasura uyu musirikare ukomeye? Ntabwo nigeze musura kuko nta n'impamvu nk'umunyamakuru, kuko ibyo numviye mu rukiko birahagije. Yisobanuye mpari, bagenzi be bakoranaga bisobanuye mpari, yewe n'abandi bafungwa bagenzi babitabye Imana n'abamugariye muri iryo gororero nabo bisobanuye mpari. Naguye ko bose ari 15, ariko biteye isoni n'agahomamunwa aho umuyobozi w'igororero cyangwa se wa gereza ahagarara n'abafungwa 5-6 bakavuga ati ni wowe
na bagenzi bawe bakungirije mwadute warutangiye umunsi wa none urubanza ubona bizagenda ye ntabwo naca urubanza urubanza ruri mu maboko y'urukiko twe turi abanyamakuru nta munyamakuru ujajinga cyangwa se ngo aca urubanza nta n'umunyamakuru bogamo avuga ibyo yumvise mu rukiko wasabira Kayumba ugendeye ku byavugiwe mu rukiko nk'umunyamakuru n'ijisho ry'umunyamakuru ijisho ry'umunyamakuru ntabwo umuyobozi wa gereza hapfiramo umuntu umwe umufungwa uyu munsi ejo agapfundi ejo bundi agapfundi ejo bundi agapfundi kuko gereza ya Nyakiriba bavuga ko haguyemo abafungwa 6 uwo muyobozi wa gereza yari kubona abafungwa bapfuye bakubiswe ntashakishe amakuru ngo amenye ngo bakubiswe nani icyo kintu kitumvikana iyo ukurikiranye usanga harabayemo weakness cyangwa se intege nke z'umuyobozi wa gereza ko ntiwahamba rimwe uhambe 2 uhambe 3 uhambe 4 uhambe 5 6 utaramenya abafunga ikibica